neneje imyaka 6 ndi umwana uzi kwishakira ikintu cyose ariko nakuze mbona abantu uvuga ati uyu nguyu ni umuvyeyi ariko ubuzima nakuriyemo abo nagira ngo nabavyeyi nasanze bwari ubuzima butaye yego none kuva ukiri ugifite imyaka 6 nibwo watangiye kwishakira kugeza na n'ubu gushaka ibyo ari wowe icyo ndya icyo nambara ni wowe yego n'amafaranga yego kugeza na n'ubu hari urara ari umuntu uzobona ngo ari mu nzoga ukakika ngo ubone urara hari ubundi burara bwo kurara hanze ubundi burara bwo kunywa ibiyobyabwenge ino kera ari umusinzi karuhariwe ariko atari bwa businzi bw'uko abikunze ari bwa businzi bwo kubura wenda abantu bamwe bamufasha naribye imbere ya kamera turi kumwe n'igisuma nigeze kwiba kuri Kotebu no tuzi Kotebu ya hano yola bimeze bite abajene abakire abasaza aho muri ngo ni gute tweno biracamo biragenda neza kabisa turashima Imana rurema na gasani wowe utameze neza take sorry nawe umeze neza nushima Imana wongera unasenge unatanga n'ituro ndore ko ituro ryabaye rikeya imbere ya kamera tubazaniye umuntu mushasha kuri Kibinda Live TV wowe utarakora subscribe waratinze umaze guhomba byinshi mbere yuko dutangira twete twamuvuga ngo tumumare iwe natubwire turi kumwe nande muri kumwe na Kenny turi kumwe na Kenny nuko uribwiranye uramaze nuko kuzi ibwiranye nk'umuntu nitwa Mugisha Kenny hari ibindi se hari ibindi nta bindi wambajije izina nta kindi wambajije Mugisha Kenny ukaba umuki ukabahe uriki uri umuntu cyangwa uri inyamaswa kurabona se hicaye inyamaswa nitwa Mugisha Kenny ndi umunyamurenge ndi umunyabyinshi umukaba mwinshi w'abasinga umugabo Kenny ukoresha iri Kenny cyangwa Mugisha Kenny Kenny none ngo nayahe umusa ni meza nk'abandi natwe ni amahoro biragenda cyane biracamo kabisa asanga imbere ya kamera twakuzanye nibaze ko waduteguriye bishasha birahari bivaye n'izo muza kumbaza Kenny ukora iki ntacyo nkora kubera iki kubera ko igihe ntikiragera kizogera ryari vuba cyane ko turabyigaho nikigero uzokora iki icyo nzokora ntawe uvuga umugambi wiwe ariko kizogera umugabo Kenny none Kenny tuvuze ngo Kenny tuba tuvuze ngo ninde Kenny ni umuntu umeze gute Kenny ni umuntu usanzwe nk'abandi nk'uko nawe umeze jewe umeze gute uko yene umeze uri umuntu se umuntu umeze gute ufite cyane sawa icyo ni Kenny umuzo mfite nawe tuvuze Kenny tuba tuvuze Kenny ni umuntu usanzwe nta kindi Kenny Kenny ukora iki Kenny ntacyo akora usibye nk'ibi nawe ukora nawe uri umunya channel yego ahubwo n'abatayizi bagenda bayirebe ngaye babwira Twari TV1 abatazi wani ni ari byo rimwe mu kinyamurenge yego Kenny katwinjira mu kiganiro fresh Kenny Kenny wavuze ko twakubajije uri umuntu ukiti watubwira uravuga ngo ntaho ni kaho utaragera ku cyo ukeneye kugeraho none Kenny mu buzima busanzwe nko hanze y'kanisa ukora iki hanze y'kanisa ntacyo ariko mu kanisa ubamo yego urasenga cyangwa uzasenga usenga iki Imana uri umugabo Kenny kadutangire hariho Kenny wa kera na Kenny w'ubu nyine cyane ubu nyine turi kumwe na Kenny wa kera ariko turi kumwe na Kenny w'ubu nyine ariko turamenya n'uwa kera Kenny
keni keni wa kera kugira ube keni w'ubu nyine wari ubuhe? Keni wa kera ari ikirara. Ikirara. Ariko pana bwa burara nyine abantu bazi, hari uburara, hari igihe umuntu uzabona ngo ari mu nzoga ukakeka ngo ubwo ni uburara, hari ubundi burara bwo kurara hanze, ubundi burara bwo kunywa ibiyobyabwenge. none uko uvuze ngo hari igihe umuntu akora uburara ngo apana ngo ujye abandi bazi, ubwo bazi ni ubuhe? hari uburara ushobora kunywa inzoga uforoda, ubwo ni uburara, kurumva. Ariko keni wa kera ari umusinzi karuhariwe, ariko atari bwa businzi bw'uko abikunze, ari bwa businzi nyine bwo kubura wenda abantu bamwe bamufasha. Kene ko twumva ko kera ndangiye kurira. Intayidanje nyine nariyakiriye bro. Keni wavuze ngo keni wa kera yo ngo yakaza akora ngo burara butandukanye bwinshi n'ubwinshi. None ni kubuye burara wakoze? Je nkubura nakoze naribye. Imbere ya kamera turi kumwe n'igisuma, ariko ubu nyine nizere ko atari. Wibye gute? Nyine kwiba, ibintu kwiba nawe urumva, umuntu kwiba yaribye arafatwa. Nje ni iki? Ejo bundi ari umuhungu twaganiriye aravuga ngo yigeze kujya kwiba ngo 5 ngo baramufata bamukubita imbugita yamuna ngo atiyapfa. Yamuna? None se wowe ntayo bagukubise? Baratwereka inkovu. Inkovu si ngombwa kubereka inkovu mfite, kuko aho nzifite si ngombwa kugira nzerekane. Keni yaribye cyane. Wibye kugira ugere kuki? Bwari ubuzima. Waza wiba ubuzima cyangwa waza wiba kugira ugere ku buzima? Naza niba kugira ngire icyo ngera, ariko byaje guhinduka. Mu byo wibye ni ikihe kintu wibye? Ubu nyine ndagukiciye. Ni ikihe kintu wibye mu buzima bwawe n'ubu nyine uvuga ngo mana we kiriya kintu ukicuza? Ikintu nakoze nkicuza nibyo cyane, nakoze nkicuza. Wakoze basi muri make? Nk'icyo nakoze nkicuza ni byinshi. Nka bingahe? Muri izo byinshi si ngombwa kubivuga, ko hari amabara umuntu yagiye akora atari ngombwa kuvugira kuri kamera. Vuga nka bingahe basi, bibe bibiri. Nubona narakoze? Nigeze kwiba kuri Kotebu. Kotebu no tuzi? Iyi Kotebu ya hano, ariko hari kera kiye madebe. Mu banyuze telefone urebe. Wari muri bamwe bashogorana amatelefone? Je gusa si uburyo je nibamo, kandi sinavuga n'uburyo nibamo. Wibye kuri Kotebu gute? Nababwira ati bwari ubuzima, ariko nyine byarahindutse. Keni wavuze ko muri bimwe wakoze waribye. Ni ikihe kindi wakoze mu burara uzuwicuza kuba waragikoze? Byinshi nagiye nkora, sinovuga ngo ubu nyine nicuza. Byinshi bwari ubuzima ubu naritahuye. Ariko ibyo wakoze byose wakaze wicuza? Wicuje ariko ubu nyine uzuwicuza kuba warabikoze? Narabikoze, hari nk'ikintu nyine turetse kwiba. Nk'ikintu narakoze nicuza gushiraho tatuwaje. Tatu ku mubiri wawe. Uzuwicuza? Cyo kintu gusa nicuza mu bintu nakoze. Ariko baza bazikuraho? Bizaba biva, ariko bisaba ibiceri bigoye cyane. Bisaba ibiceri bigoye cyane? Ariko ibyo biceri ubibonye wogira? Nobikuraho? Ahubwo nabizaruramo umusaruro, kuko nubwo byovaho byinjiye mu mubiri. Ariko ibyo biceri wabikoramo ibindi by'akamaro, atari kuvuga ngo mbifute. Keni ndumva kabisa bigoye mani, gusa no kubyakira cyane. Twariyakiriye. Keni none Keni muri ubwo bubandi wakoze ni bwinshi cyane. waruba muri ubwo bubandi nari ntuye imihanda hano mu biraro. Imihanda wumvise imihanda urumva umuntu aba mu ibarabara. Kurara mu kiraro n'ibintu biri simple. Mbere yuko tuja mu kiraro tubanze dusubire kuri tatuwaje yawe. Tatuwaje wayishizeho gute? Tatuwaje byagenze gute? Icyo gihe
hari ikintu bita urugomo urugomo biza biba nta tumuza mujana nakoze urugomo mbijamo nyine uvuga ati ni kwa kuntu umuntu n'undi yarihebye ntaco nzageraho ntama mbishiraho ariko nta zindi gahunda nari mfite Kenny nibaze kutawutinya badukurikirana nta muntu natinya kuko hano ngeze yego umuntu agera hano kubera abantu nta muntu notinya pi Kenny tatuwaje none kwishiraho ko zamana hariho benshi zibera biravana none we wayishizeho gute wicuza gute kandi wayishizeho nturuzi 3 hari abantu bazagira ngo ni 6 ariko si 6 tatuwaje hari ikintu mu buzima uzukora ukicuza nk'ikintu gatatu umwana wawe ntumuheza amaraso icyo nico kintu cya mbere icya kabiri amaraso yaranduye hari tatuwaje zisanzwe nk'aba platinum zabaririmbye basanzwe amatatu bagenda bashiraho n'aya fake ariko twe twashizeho za original tubwira ngo zizafudika none uzuwicuza ntabwo mzicuza ariko none ko hari urubyiruko bwinshi bwayi rukura rushaka kuzishiraho wababwiriye message nibarekane n'ibyo bareke kubera ko umwana utabyaye abagoye kumvira kurumva umwana utabyaye biba bigoye kumubwira ikintu ngo akumve cyane nk'iyi generation kino kimwe ko ku mubiri wawe tutari ko tuyibona taraje nayikweretse warayihishe aho nayishize ni bake bayibona none kubera iki usa nkaho wayihishe kandi wari uyikeneye kubera utayishize mu gahanga buri wese ayibona wapi ariko baza bakora bano baza bagenda ngo babashiraho amatatuwaje nabo bazambona sinzi none yogenda kuyihishirika nyine hari uzi ubishiraho ka 6 niwe uyihisha hari ushiraho nyine 6 akayishira habona n'ubishira gusa nta mpamvu avuga ati gusa nkeneye ugira 3 ariko izibera sinzi kuri jo buntimbere zarinda mu yaba bihindura uruhambo ku bwa Kristo iyo ni ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana ngo riravuga ngo kuva mu byaha niko kujijuka ariko arabashijutse bajijukira muri biriya z'Imana yego abakobanyi babaye benshi Kenny man sorry cyane bro ariko ntabirenze kuko nyine aho uri niho heza kuruta wowe cyane none Kenny dusubiye ku mihanda wavuze ngo nimba ari shambure wari ubamo ni mu mihanda ku kiraro iyo niyo nzu yawe niho bakaza bagushakira none wari uba mu mihanda nyine bano muri make mayibobo gute umuntu se gute wabaye mayibobo umusore mwiza kaho birahaba yene si hari ibintu je byinshi tuvugira kuri kabiri kubera ko atari ngombwa ko mbivugiraho numva abakeneye kumenya ubuzima bwawe bazogusangira yego kandi nabo si bose gusa hariho bamwe muri hariho abo kumva impanuro yawe nabo bakavaho bari yego Kenny none tukiri aho nyine none aho nyine mu mihanda warahisanze cyangwa warahishize nuvuga ko nahisanze wahisanze hari ibintu bimwe navuze twuba dutangire story basi tugire muri make reka zenda se ku ntego gusa nabyisanzemo gusa nasanze ndaho none hano wahisanze cyangwa wahizanye hano nahizanye none ni gute kwisanga mu mihanda hano hari kwisanga mu mihanda no kwizana mwarampamagaje ndita urumva mwe mwazanye twe twagushatse turagushaka turakuzana ukaba uri hano none se nawe mu mihanda nabo baragushatse bakujanaho aho wisanze je nakuze neneje imyaka 6 ndasa ku ntego burasi ngombwa buri ibintu by'umuntu wese ngo bije ku macano ko abantu barasuzugurana abantu bavuga ibintu byinshi bitandukanye ariko reka ndase ku ntego ibyo ni ibintu biri sempre no gukebura n'abandi babirimo bagende babivemo neneje imyaka 6 ndi umwana uzi kwishakira ikintu cyose ariko nakuze mbona abantu uvuga ati uyu nguyu ni umubyeyi ariko ubuzima nakuriyemo abo nagira ngo ni ababyeyi nasanze bwari ubuzima butari yego none kuva ugifite imyaka 6 nibwo watangiye kwishakira
kugeza na n'ubu gushaka ibyo ari wowe ico ndya ico nambara ni wowe yego Ufite n'amavuta imyaka nisiga itandatu? yego kugeza na n'ubu hari sponsor se murumva mfite mfite muri wowe dukurikirana ndore ufite konti ufite rimikashi aye ngaherereye n'umugabo n'umugabo Kenny yo none Kenny ngiye kuva mu mihanda ariko ni ngaho hakiri ubuzima hariho n'abenshi ubu nyine baza bashaka kuhaja akaja kugira yunguke ari ubishatse hari ukuntu ukorogana n'abantu muhira ukamuvuga reka ngende oya ni ubugwari ni ubugwari ubugwari ni ubupfu izo ni silenge zo mw'ibarabara aye none Kenny aho nyine wavuye hariya mu mihanda hariho abandi bajene bagihari cyangwa mwaje muhava mwese oya hari abo twavanyemo n'abakiburi mu bwo buzima ariko nabo hari ukwiye turi mu kugira tugafasha abacu buriya ntaho ustererano wabo none muri abo bakiriyo nyine muba mwasangiye imihanda hariho abo mubonana benshi none mubonanye nibaze ko ubu nyine ubuzima bwabo butarahinduka ntiburamera nk'ubwabo nyine hari byinshi nabakoreye nabinjijemo batari bazi none abazakubona bazakwibaza hiki sinzi abantu bazabona umuntu ugutandukanye nyine bajya wasize bajya mwakaza murarana abambona yene hariho bamwe bakabona uberewe hano uri mu bajene batanu babego kandi mbere mu bihe bya kera uri mu bantu babiri bari bacafuye ariko ubu nyine tuvugana ukaba uri umuntu udateye isoni kandi uberewe umeze neza ni umuhenda isamu n'abageni benshi n'abakobwa bafite iyerekwa nimuze abadiaspora bataramujana none Kenny uraberewe none bajya mwasangiye nyine imihanda babonye ukuntu Kenny aberewe baza bibaza iki tibarakubaza bakubaza ngo sibe byagenze gute kugira umeruka bazabimbaza benshi ukababwira nabwiye cyane je nkaho so tuja n'ubu nyene hariho bamwe bagiye kubivamo ko bitababereye twaboneye amacumbi ubu nyene afite aho barara buri umwana uyu muntu atuye mw'ibarabara hari kunwa biriya bintu ari byo nari ngombwa ariko nasanze ugiye gukora utitaye ku magambo y'abantu ugakora ariko hari ibintu ukora n'agasuzuguro karimo je nkaje kugira mve muri buno buzima hari abapeti twahuye duhurira kuri Kotebu abatipe barambwira ati VIP tuza tukubona ariko natwe twakaza duhura mu mico itari myiza ngo imeze bite tuzatubona uri umunyabwenge kuko je nafite igengi yanje nari inyoboye y'abana batanu namubwira ati kora iki yanga ico gihe zari induru ariko abatipe duhure barambwira ati nza mbona uri umwana uciye ubwenge waje tukaguha akazi kuruba kandi ikibabaje si abantu nyine n'aba bene wacu ariko si ngombwa no kubavuga ibyabaye byarabaye nabo kuba ngeze hano none abibakesha buri Imana igira inzira nyinshi abatipe barambwira ngwino ugende kudukorera ndavuga ati nanone ga kurara hanze si yo solution reka nje gukora izo job z'abatipe aho kuba mu mihanda yego mbwira abacu ndababwira ati mane none ga hari ahantu je ngiye siga nyine ubundi umpeti hari ukuntu uzagira ngo ni icegera hari icegera hari igihe ufite umupampi wawe wari afande je nari inyoboye kazambwira umunsi renge nanabwiye umpeti ndamubwira ati je hari ahantu ngiye kandi nzatita none gawe gumbana kino gikosi tuzareka nza tuvugana cyangwa tuzaduhurira hahantu arantu nyine akuntu twese tubivugamo mugiye kwitamo umutipe nyine ndamusigira abapetara bavara bayobora bakambwira ati twe no munsi twinjije bino hasigaye bino kabwira ati mufataya murye ayandi muragira gutya ngiye kugenda ndagenda ico gihe buri ari gihe umuntu yatangiye kuja mu buzima bwiza yibagirwa babo abatipe batangira kunyambika batanga kunkora nyine muri ya mico ntangira kuja gusenga nyine ntangira guhura n'abacu barambwira ati wari waragiye he ku mutima kareba umuntu kurambwe nari naragiye he
si warunzi ngo nyene sinite kuri ayo magambo y'abo bantu Mana ku buryo hageze naje aho ntangira kwibona kazambwira bati ngabwira ati noneho bigeze umwe muri abahungu nkanje ntakuntuje nuza mbabesurira mbatekere kuropa inzu ngire guti yego muramfashije si ibikiri wenda mumpa yego muza munyambika muzani ngira ntari ariko nicyo ku message yewe niba mubona kidakunda kanisubirira iyo mvuye atipe tubiganira baravuga ati sha natwe turi abajene ejo bizatubaho bavuga ati tureke inzu zo kumesa je nkaza gusa nkoropa tugateka tukarya nyuma ye naza gubura n'undi muntu aranzamura mu bundi buryo ndashatse kuvugamo subiye kuri babantu b'abapeti nasize cyane benshi barandakariye ngo narabatereranye kore nubwo nari ikirara gifite ubwenge nababwira ati none tureke ibi no sinti dukora ibi turakora ibi bakanyumvira bati nsanga barandakariye bose ariko cyo genda batwariye amahuzu n'ibikiri ngene bitari byinshi bambaza ati gute se wadutereranye twa ufite ubuzima bwiza wabonye aho uba biki bigenda gutyo ariko suko naje nari mzifuza ngene ahantu hose nari konje nako ngo tifite abandi bantu nkeneye tuzanane ariko abantu bakavuga ati dukenewe wenyine ariko aho bari ubu nyene bameze neza sico kimwe na kera tu ubu nyene bameze fresh bararya bakambara nubwo batambara nyine bizadanje ariko ntibakirara mu muhanda yego naho bari turabasabira ku Mana bazohave kandi umwe we ari ahantu yasimbe mu bindi bihugu yaza dufasha yene bimwe kuko zaho twacaye wowe ufite umutima wa muntu ngahe nawe ntutarinze kuvuga umenye icyo ukora nta musado zadanje abantu ndabazi muzomenye icyo ukora hariho na benshi abajene benshi mukeneye kumugeraho ngo uyu muzamugereho abageze kuri izo ngagari ziwe bayibana abanyene zirara ku mihanda zibuze icyo zambara nico barya wowe ufite ubufasha bubagezaho jewe wenda nitunosa n'abantu ntusabe ko ubufasha abacu nyine ntitaye wenda kuri jewe nyine ziciza n'ikibi ndakora ibi bigacamo wenda nusabira yuko ubufasha abo bana none muri abo nyine abana baba mu mihanda birashoboka kubaho ukaba mu mihanda udakora ibindi by'ububandi tuvuge kumwe ibiyobyabwenge kwiba birashoboka bishoboka nta kibandi kizagikorera izo ngibyo kuko ibyo ngibyo bimufasha kurelaxinga kamwa iyo amwe ari ikintu bita ko ari ibintu nyine atazatekereza cyane rero kuba mu muhanda uvuga ngo tureke kwiba ngo ureke ugira gute ibyo ntibihaba benshi barabiza babaye mu mihanda imana y'imihanda hari ibintu bimwe biba ari ngombwa yo gukora ariko atari uko bikunze no kwihangana kabisa Kenny katuve mu mihanda tubuze muri Kenny nyawo Kenny ukuri buri wese aho yasize buri wese yifuza kuba Kenny kugira uve mu mihanda uze hano wisange muri ubwo buzima ubegwe kuko byaje gute uko byaje ntabwo ari ubundi buzima naciyemo nyuma y'ibyo ariko butari bubi ariko bwari bw'agasuzuguro ariko izo ngibyo nyine umuntu ahashaka gutera imbere ari ibigeragezo ariko ubu nyine uri fiere yo kuba uri ubu nyine ubu nyine nta bibazo ngifite nk'ibya kera ntabyo Kenny none se ko tubona ubegwa uraberewe nije wa mbere bikubwiye kubegwa si we wenyine kubegwa n'impano cyangwa kubegwa n'itayi ni sinzi kubegwa ivana n'umubiri w'umuntu n'uburyo yambayemo n'ukuntu yajanishije subije neza cyane wowe utazubegwa uzugura amagaze ayo magaze gase uzobane nawe ujye basi muri caguwa turebe ko kwaka Kenny uri umwambazi benshi ubu nyine ewana rumwe mu bajene nyine tubona nyine gusa nyine ukiva no mu mihanda nyine jewe nakazi nkubona nibaze ko wavuye nko mademire 2020 nejo bundi nyine igihe mumenye niyo navuye mu muhanda none ko muri byabiye gusa nakazi mbona nyine umeze fresh hari uzugaragaza
kumeze neza ariko atari uko bimeze. eh Yego, imbere y'amaso y'abantu nyine kugira ngo ntibamenye uko uwo muntu abayeho. eh Mm. hari umuntu watubwiye muri ville Mm. ngo muri ville haza hirirwa abantu benshi uzibona n'abantu bose ukabona abantu bose biriwe muri ville noneho ukibaza bano bantu baje gukora iki ukamubona bose nk'aho bafite amafaranga Wabi. ariko ko mu ijoro aho bamwe bataha uhabereka muri bwa buzima bw'ujya muntu wari uri muri ville ni igisebo no guseka cyane. ariko nyine mbere y'abantu ni ukubereka ko inani Ya umeze neza atari kugaragara. cyane none kubegwa kwawe ubikeshana Sha umuntu wa mbere mbikesha n'Imana. Kwa si umuntu Imana. imana Yambikesha Imana. imana niyo ubikesha kubegwa kwawe ya none nuwe mwambazi vuga jewe Ken kubegwa kwanje hariho abantu benshi tuzi babegwa kavuga ntanjuye ndamwemera kabisa respect ninde Ko umuntu uba yambara neza mvuga ndamukunda. urora umudo wawe kwambara basi Hari umuhanzi gusa je nkunda ariko je ntangana ndimo n'uwari we wese gusa ndamukunda kandi si Imana nifasha wenda akagera muri ubwo bushobozi numera nkeneye kuzambara nkawe kandi umuti ngo ni Juno Kizigenza. Juno isengesho imigisha lavi izo zose ni indirimbo ziwe umuhanzi niyo mpamvu mukunda n'indirimbo ziwe cyane. none ko twari tubona ko hari ishusho ufite ugiye gusa nabo ni gute bibaho abantu bagenda basa mu buzima sizo watubwiye niba ari ibinyoma ngo umuntu agira abantu batatu basa yego. none ko nawe mbona usa na Marihemu uwo Marihemu mvuze ninde Ivan Buravan ko mbona musa si we wenyine bakazanabimbwira benshi. Hari n'umubyeyi yigeze kubimbwira we indirimbo aramba gususa n'uwo muhungu. Njyewe nkubonye nyine n'agashusho no kuva mbere nabonye uyu noneho yaduserukiye no gute ndabona ni mutoya wiwe cyangwa ariko ni benshi babikubwira. Nawe gusa naje nari mufana nakaza mpostinga n'amafoto yiwe nkayahuza n'ayanje. Ya Ken none se kuvuze mu mwambazi ukunda ni Juno Kizigenza nta wundi uvuga nyine ngo cyangwa ni uwo nyine n'uyo impamvu muvuze nuko gusa nkunda uburyo yambaramo hari benshi nyine bamurenze cyane cyane pe gusa nkunda uburyo yambaramo kira umuntu aba afite nyine ya Ken none se mu buzima busanzwe ni iyihe mpano ufite? Impano hari impano zitandukanye hari abaririmbyi hari abakina akabumbu hari ni byinshi twabimara uri impano y'umuntu hari uzuzuka ugasanga ufite impano kuzuka gusa atanihorana maze nturazuka jewe oyaye nakubwiye hari igihe umuntu azabyuka ugahita ubona impano yawe uwo munsi n'igihe umara imyaka myinshi nta mpano yawe aragira none ubu nyine ko nyine basi iyo uziniye iyo ubu nyine iyo wabyukanye keneye kuzatungura abantu sinzi avuge impano yaje abantu twitegura agasurprise kugiye ari umuntu watubwiye impano yawe ni ugutwara ikinga uzitwarisha ipine rimwe abera n'abiretse wabiretse kubera iki nazo ni z'ubandi asobandi ariko byinshi nagiye mbireka kubera ko benshi bari batanga kuvuga ngo ndi frima abandi ngo ibiki yamitamo nyine kuva muri biriya bintu z'amakinga gutwara ikinga abantu bakavuga ngo uri frima hari byinshi umuntu azakora abanyafurika bagira ibitekerezo bigufi cyane frima ariko bazi frima iyo ariyo hari ibintu umuntu akora agahita bamubonamo ikindi kintu kandi atari komeza kamabona uri igitangaza Ken mu buzima busanzwe hari abantu bajajinga babo barebye bakakureba ukuntu wambaye cyangwa ukuntu umeze nshatse kuvuga basi mu mico yacu uko mu bamama hari ukuntu umuntu ashobora kuba yambaye deshire cyangwa afite umusatsi uri desordre afite nyine ibintu nyine nk'uko ni icyaha turebye muri Bibiliya cyane ijambo ry'Imana ravuga ati umuhungu ku muhungu si ngombwa ko atari ku musatsi. Iyo jambo ntaho narisomye ariko ari umuntu yari ko ari bivuga ko naje muzi ko nigizogira umusatsi
wawukuye kubera uko bituma mukuraho ku ijambo ry'Imana rivuga kameramani ufite n'icyaha sinzi umuntu wese agiraga amahitamo yiwe ariko turebye muri bibiliya umuntu yokurikiza bibiliya sawa none se kwambara umuntu urashobora kujaginga umuntu kubera uko yambaye kwambara nako n'icyaha kwambara si icyaha kwambara utiwikwize nicyo cyaha nabyo bivana n'ibintu ukora hari abantu benshi nyine nawe mbivugiye kuko nawe uza kubona inzu wambara urashobora kwambara ibintu biri ovasayi cyangwa uburote ibintu nyine abantu bambara bakamubwira nyine nk'abantu ngo ndore ngo uriya muntu ukuntu azayambara abamambe baravuga kandi murabazi uzugana akantu gato ngo uriya mwana wo kwa naka ni ikirara aho bari no kwiyangana no kuzana nyine ntacyo twababwira umubyeyi n'umubyeyi umuco n'ubukristo birahuye umuco n'ubukristo ibyo ni ibintu ukuntu mu muco utokwikwiza ariko ku Mana atari icyaha cyangwa ku Mana kikaba icyaha ariko ku muco ntikiba icyaha ntibihaba ibyo bintu birahaba yego none tuzobitandukanye gute yewe kuko umuntu atotandukanye isi n'ijoro kuko wabiremye n'umwe nako nuko izo batobitandukanye ubu biri kuko nyine babibona ndumva birenze keni hari ibintu uzi nyine tuvuze muri ibyo mico hari ibintu uzi byo muri Congo byinshi ndabizi ariko si cyane kimurenge hari ibyo uzi ndabizi uzi nka bingahe nje nk'ibintu uzi wenda nk'iwacu kuri Gitavi amabara y'inka ubwoko bw'amata amabara y'inka abiri hari igitare hari ikirayi bisa gute hari ikindi bwa bitatu uvuga bitatu hari igitare hari umukara hari ikirayi haraba sawa ikirayi ni gisa gute ikirayi yewe mu makulere nyine ni gisa gute kurumva ikirayi uzona gisa gute nakubajije wowe nawe nkubajije ikirayi ukireba uzona gisa gute ikirayi kijya kikijumba wowe kuri ikirayi ukibona ni ku ikirayi bena ibirayi bijya bazabagira kijya ikirayi ndavuga ibirayi noneho tugiye ku manani uko biba bisa ni byiza nyine ko bivuga ukavuga uko bisa reka tuzabazanira undi munsi ubutaha yego tubwira amazina y'inka niyo maze kuvuga amabara y'inka tubwira amazina y'inka atatu amazina yego ariko umenye yuko inka bashobora kuyitirira umuntu sawa yitwa nde hari ni nyinshi inka twavuga tuvuga inka ni nyinshi cyane abantu ejo navuga nk'amazina y'abantu kuko niyo nakaza numva zihamagara ni gute wararagiye ariko bari kuragira gutuba ku mihanda wowe no gusa aje navuye byarasi gusanze ubwenge ariko butari bwije nibaze ko ta mwanya wakoze ubona none se mani kuragira inka ati waragiye ngo reka nkubaze inka iyo igiye ku ruzi imaze nko kurisha hari ukuntu izija kunywa amazi bigiye kugira gute ibigiye kugira gute twavuye muri Congo tukiri batari ibintu tutazi sawa inka ihene wenda muri komandira bitubwire ugira tuzamenye tubwire igiye kunywa amazi kwizige kene ihene inywa amazi inkoko ihene inywa amazi imbwa nayo ikanywa amazi imbwa nayo inywa amazi inka ikamwa iki inka ihene inywa amazi intama inywa amazi none inka ikamwa iki amata inka ikamwa amata inka inywa amata wakivuze nabi ikamwa niko wavuze wabitoye cyane muri komantere muzatubwira niba yabitoye keni tugumaho cyangwa tuje mu buzima busanzwe kubaza aho ukeneye gusa nakubwira ari ngombwa umuntu ataba akeneye kuvugira live nyine ni amakesiyo ngahe baza ndari ibi nibyo zo nshoboye ndagutamo kesiyo ngiye kukubaza ni keni ni ikihe kintu
ni ikihe kintu gisa na vere hanze indani ari ruje? ikintu gisa na veri hanze indani ari ruje. hari ibibazo bigoye icyo ngicyo ntacyo nzi. Gisubize. ntacyo nzi. Subiza uko wiyumva. sinanakigerageza. sinanakigerageza. Gisubize cyangwa muri comment. uko uzoza ubaza ikibazo cy'ishuri reka muri comment bakurabura abandi tubimenye. Comment bakidusubiza ariko ngiye ushobora no kukibaza undi atakizi. Kene ngiye kukubaza igisubizo. Kene imagine uri mu nzu nta muryango wo gusohokeramo nta n'idirisha ryo gusohokeramo woca nta n'amabati ahari. ahari ibyo bintu tunareka no kubitekereza kuko ibyo bintu ndicohaba. nuko Kene reka ngubaze ikindi. Kene ni ikihe kintu gihora kiruka tikiruhe tikinashuhirwa? ikintu gihora kiruka tikiruhe tikinashuhirwa. si imodoka. imodoka nicyo kintu bari wakora ku ipine rwayiruka. oya wowe icyo kintu se wari bwayikoreye ryari kigera? nakubajije subiza. ntacyo nzi n'icyo ntacyo nzi. nicyo ntacyo nzi. ikintu gihora kiruka kitaza kigira gute? gihora kiruka ntigishuhirwe tikinaruka. katuje muri Bibiliya. muri Bibiliya yewe nawe sinkunda gusenga cyane kugira amenye biri bubaze bishoboka. turakubaza tubisanga. Kene tugeze no ku musozo w'ikiganiro duhita turangiza. Kene muri Bibiliya hari umuntu wihakanye Yesu. umuntu yihakanye Yesu wagurishije Yesu ni Yuda. mu wamwihakanye Petero. aho muhanga kuri Bibiliya. sawa mbere yuko Yesu bamwihekana Petero hari inkoko yabitse gatatu. yari yande iyo nkoko? niba ya Yuda. yari yande. nta wundi nzi. Yuda gija kuba iya Yuda wagurishije Yesu n'udufaranga yayigurishije aba yaragurishije inkoko. ariko tiyari yego icyo ntacyo nzi. ntacyo nzi. sawa guys, thanks cyane kudukurikirana. wowe wadukurikiranye warakoze subscribe aho mugabo. wowe utarayikora sinzi noneho icyo urindiriye. urahomba ibintu byinshi ibyiza biri imbere. mwakoze kudukurikirana. ngahereza abakunzi ba message nabaha wenda nk'aba bana nyine ari mu kwiga n'ababajene nkanje. yego nanjye ntacyo wenda mfite nakwigizaho kandi nta muntu ahanura ku mbaraga nuko ureka iyo mico mibi. twese ibirori turabikunda nta muntu udashaka kunezerwa mu buzima ariko hari ibintu bimwe usanga atari ngombwa. icyo nabwira cyane ni Kibinda Live TV. yego bagenda kandi rero biriya bintu wenda twese baturusha bo barabizi bazabikurikirana. muje no kuri Twari TV1. hari ibintu byiza si ibintu wewe warahombye. kabisa genda babirebe n'ibintu tuko turabibazanira byinshi. Twari TV1 ukore subscribe usharing umujene wanyu mu muteza imbere. ni umuntu ufite iyereko iyo afite kugera no kukugeza wewe ntuhazi cyane kuzoza uhamenye vuba cyane. kandi nawe ufite ishari sinzi wewe utaraje kuri Ntwari wabaye gute? bagende barebe. niyo message ubahaye. thanks guys.